ntukishimire ko ugeze ku ntego yawe, kuko umunsi wayigezeho uzitura hasi. Gukira bishobokera buri wese, ariko biraharanirwa. Ibisobanuro by'izi nteruro zombi urabisanga mu gitabo ngiye kugusomera, igitabo cyanditswe na d'Amour. Iki gitabo ni wowe cyandikiwe, wowe ukeneye guhindura ubuzima bwawe. Ushobora kuba utishimiye ubuzima ubayemo uyu munsi, ukaba wifuza ko bwahinduka. Ushobora kuba ushima ubuzima urimo, ariko ukeneye kugera ku bindi birenzeho. Muri iki gitabo urasangamo uburyo bwinshi bitewe n'ibyo wifuza ko bihinduka. Uragenda uhitamo ikikunogeye, haba mu bijyanye n'ubutunzi, imibanire myiza n'abandi, cyangwa n'umufasha wawe, kugira umubiri mwiza ndetse no kurushaho kugira ubusabane n'Imana. Iki gitabo kiraguhingira n'uburyo wagera ku byishimo ndetse n'umunezero w'ibyo wifuza. Muri iyi ntangiriro turakwereka ko mu buzima nta mipaka ibamo. Ugera ku byo wifuza niba koko wifuza kubigeraho. Turakwereka uburyo wakwigirira icyizere, ukagirira icyizere abandi, ndetse ukagira icyizere cy'ibyo ukora ko bizagenda neza uko ubyifuza. Ni wowe ubwawe ugomba kumenya ko ufite uburenganzira 100% by'ibyo ukora mu ntoki zawe. Mu gihe usanze ari wowe ufashe ubwo burenganzira bw'ubuzima bwawe urimo, ufite n'uburenganzira bwo kubuhindura uko ushaka, uko bwamera mu buryo bukubereye. Imana izabigufashemo. Muri iki gitabo uraza kumvamo ingero kandi nyinshi z'ubuzima twanyuzemo ngo tugere aho tugeze aha. Niba utari mu bo tuvuze aha, kuzasoma iki gitabo cyangwa gufata umwanya ukacyumva waba utakaza umwanya wawe. Ariko niba usanga hari icyo wahindura mu buzima bwawe kandi ukaba utugirira icyizere, iki gitabo kizakubera inkoni yo kwitwaza buri munsi. Iki ni igitabo kigabanyijemo ibice bibiri. Icyo ngiye kugusomera ni igice cya mbere. Igice cya kabiri kizasohokana n'amasomo azajya ahabwa ababyifuza kandi basomye cyangwa se bakumva igice cya mbere. Niba ukunda gusoma, reka maze nkwereke uburyo bwiza bwagufasha gusoma kandi bikagusigira inyigisho utazibagirwa. Tangira usome wihuta, wumva hagufashije uhashyira akamenyetso. Nurangiza igitabo cyose usubire inyuma usoma aho washyize akamenyetso, kandi witonde ubisanishe n'ubuzima waciyemo urimo cyangwa wifuza kujyamo. Umutwe wa mbere urakwereka ko ufite uburenganzira ku buzima bwawe, ku buryo ubayeho ubu wabugizemo uruhare, kandi ko bishoboka ko wabigiramo uruhare nanone bwo kubushyiraho wifuza. Burya nta wakwiyifuriza ubwe ubuzima bugoye burimo amananiza, ariko wayishyiramo igihe uhisemo gukora ibihabanye n'ibyo wowe ushaka kugeraho. Aha turagufasha kubona amahame shingiro yakugeza ku buzima wifuza kubamo bitewe n'amateka yawe ndetse n'indoto yawe. Buri wese agira indoto ye, akagira n'amateka yihariye. Ubuzima bwawe ni ubwawe, nta wundi ufite ubusa n'ubwawe, kabone niyo mwaba muri impanga cyangwa se muhuje byinshi. Byose nusoma witonze urasanga ntawe muhwanyije ibitekerezo, kandi ariyo soko y'uko ubayeho ubu muri uyu munota ndetse no muri iyi segonda. Hitamo neza urufunguzo wakoresha ufungura inzugi z'indoto zawe. Naho umutwe wa kabiri urakwereka ko ufite ubushobozi bw'umwimerere wavukanye. Burya buri wese afite icyo ashoboye mu buzima. Itegereze neza urebe icyo ukunda gukora, ugikore neza kandi ugikunze. Hirinde gukora icyo udakunze, kuko n'ubundi ntuzagikora neza ngo kiguhe umusaruro. Wikwishyira mu mwanya utari uwawe, imenya ubwawe, nibwo uzamenya icyo ushaka. Numara kumenya icyo ushaka neza ukagisobanura udategwa, nibwo aya mahame azagufasha kuva aho uri ubu ukagera aho ushaka kugera. Umutwe wa gatatu urakwereka ko usarura bingana n'ibyo wabibye, kandi ko icyo utanze burya nicyo kigaruka. Niba utanze bike uzabona bike. Bivuze ko ibyo ukora byose, niba ushaka ko biguha umusaruro ugaragara, kora ku buryo bigaragara nawe wumve ko hari icyo wagezeho, kandi numara kukigeraho ufate umwanya ukishimire hamwe n'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe. Mu mutwe wa kane w'iki gitabo uragushishikariza kureba kure, gukora ukagera kure. Wikwishyiriraho imbago ahubwo renza amaso, urebe ibirenze ibyo uri kubona ubu ko nabyo bizakugeraho. Ibyo ubona ushaka udafitiye ubumenyi ufata umwanya ubyige. Ubumenyi ni ingenzi. Aha turakwereka ubumenyi tuvuga atari ubwo mu ishuri gusa, no mu bitabo. Ubumenyi burimo ibyiciro byinshi. Ubumenyi tuvuga aha ni ubumenyi bugendera ku byo ubona, wigira ku bandi, ureba ibyo barimo bakora, usoma ibyanditswe mu bitabo n'ibindi wiga uko bwije n'uko bukeye, bityo ukavamo inararibonye, ukaba watanga inama n'impanuro ku bandi kandi utarize amashuri ahambaye. Mu mutwe wa gatanu urakwereka ko mu buzima ushobora kugera kuri byinshi mu bice byose. Icy'ingenzi ni wowe ubwawe uhitamo, ugakora ujyanisha mu cyerekezo wumva kiberanye n'indoto yawe. Iki gitabo uburyo giteguye ni inzu ifite ibyumba bihererekanye. Buri cyumba gifite urugi n'urufunguzo rwacyo, ku buryo nuramuka usimbutse icyumba ntuzabasha gufungura inzugi z'aho wifuza kwinjira. Niba ushaka gufungura indoto zawe, hera kuri buri hame urishyire mu bikorwa. Wirisoma gusa, ahubwo gira icyo ukora kuri ryo. Naho nusoma gusa n'ubundi uzasanga ukiri hahandi wari uri utari wasoma iki gitabo cyangwa se ngo ucyumve. Niba ushaka kubona umusaruro uva mu gusoma ndetse no kumva iki gitabo, shyira mu bikorwa ibirimo. Nk'uko twabyanditse mu bika bibanza, ni wowe ufite uburenganzira bwo guhindura uburyo ubayeho ukabushyiraho ushaka kuba.
witegereze undi wundi uzagira icyo akorera ubuzima bwawe. Fata icyemezo ubu nonaha, vuga uti ndashaka iki kandi mfite urufunguzo mu ntoki zanjye, nijya ufungura kandi nkanakinga. Mu buzima nta mipaka. Iyo ushyira imipaka mu byo ukora byose buri gihe, byaba iby'amaboko cyangwa se ibindi, bikwirakwira mu bikorwa byawe ndetse no mu buzima bwawe. Mu buzima hari inzitizi utagomba gutindaho, ahubwo ugomba kurenga ugatera intambwe ukagana imbere. Ibi byavuzwe na Bruce Lee. Mbere yuko ninjira mu ngingo nagarukagaho muri iki gitabo, reka mbanze ngaruke muri bimwe mu byaranze ubuzima bw'umwanditsi. Ibyaranze ubuzima bwe biratwereka bimwe mu byamufashije kugira ngo agere ku rwego agezeho ubu. Ibi biragufasha kureba mu buzima bwawe cyatumye umera uko uri ubu, n'impamvu wifuza ko bwahinduka. Aha munyemerere mvuge mu izina ry'umwanditsi. Igihe namaze mu Bushinwa cyanyigishije byinshi byangiriye akamaro kandi byambereye ubukungu ntashobora kubona ahandi ku isi. Abantu benshi bafite amateka bavuga ku gihugu cy'Ubushinwa, haba mu bikorwa ndetse no mu buzima bwaho. Njye nahigiye ubuzima bwiza, mpakura ubumenyi, akaba ari byo nifuza kubasangiza kugira ngo namwe mukuremo inama zabafasha kugira ubuzima bwiza mwifuza. Mu gihugu cy'Ubushinwa mu bihe byo hambere habayeho umusaza w'imvi z'uruyenzi n'ubwanwa burebure. Uyu musaza yari atuye mu mpinga z'umusozi. Mu buzima bwe bwose yari yaritangiye kwiga abantu n'intekerezo, ibyo bita meditation mu ndimi z'amahanga. Yari azwi imihanda yose kubera ubwenge bwe ndetse n'imyumvire ndetse n'ubunyangamugayo. Abanyapolitike, abacuruzi n'abandi banyacyubahiro bahuraga bamusura bakamubaza ibibazo. Ibisubizo bye byari nta makemwa. Yasaga n'ufite impano idasanzwe yo kumva no kubonera igisubizo ikibazo cyose. Iyo ibisubizo n'inama bye byashyirwaga mu bikorwa, wubahirizaga inama ze wese yabonaga umusaruro ushimishije. Yabaye icyamamare ahantu hose ku bw'ibyo. Mu mudugudu wari uri aho hafi hari urungano rw'abasore bakundaga gukinira hamwe, noneho bakajya bazamuka ku musozi bajya kureba wa musaza bakamubaza ibibazo. Uko bazaga buri gihe niko yabahaga igisubizo kiboneye. Byageze aho ba basore babigira umukino, batekereza ku kibazo bazabaza uwo musaza kikamunanira. Umunsi umwe inkwakuzi muri ba basore witwaga Yang yahamagaye bagenzi be ababwira ko yavumbuye uburyo bwo kuganza wa musaza. Ati ubu mfite akanyoni mu ntoki zanjye, tugende tubaze uriya musaza niba ari kazima cyangwa kapfuye. Navuga ko kapfuye ndakarekura akaguruke, navuga ko ari kazima ndagakanda gapfe. Icyo ansubiza cyose hari uburyo bwo kumwereka ko yibeshye. Bakimara kumva ko bashyize bakabona ikibazo wa musaza azasubiza yibeshye, bahise bazamuka. Umusaza bareba n'amashyushya buzuye ku maso. Noneho Yang abaza wa musaza ati mfite akanyoni mu ntoki zanjye, none ni kazima cyangwa kapfuye? Umusaza arabitegereza yitonze ati Yang, ako kanyoni ubuzima bwako buri mu biganza byawe. Umwana wirirwa ibyo akora arahindukira ariruka. Isomo ry'ingenzi dusanga muri iyi nkuru ni uko hafi ya buri kintu kikubaho cyose kiba kiri mu biganza byawe. Inzira yawe ni wowe ureba cyane, kandi ejo hazaza hawe ni wowe ubwawe uhagena. Hari mu biganza byawe kubw'amahitamo n'ibyemezo byawe. Ibyo ugeraho umunsi ku wundi, umwaka ku wundi, n'umusaruro w'ibyo ukora cyangwa se udakora. Ngifite imyaka 18, impeshyi irimbanyije, icyo gihe nari umusore w'urungano hamwe n'abandi twakundaga gukina. Ababayeho bita igituza baza urungano rwacu. Mu biruhuko twagiraga udushya tuzana mu karere kacu. Ibyo harimo nko gukina ikinamico, kwerekana filime cyangwa se ibyo bita disco. Umunsi umwe muri iyo minsi nicaye mu cyumba cyari gitunganyije mu nzu yacu. Icyo gihe kandi amashuri yaragifunze kubera intambara yari mu gihugu cyacu. Ababyeyi banjye ntibakoraga. Imbere hanjye ntacyo hanyizezaga. Nari muto nshaka kujya mu gisirikare nk'abandi twari mu kigero kimwe. Ndibuka ko nandikiye ibaruwa Nyagasani musaba ubutwari bwo gufata umwanzuro uhamye w'ahazaza hanjye. Muri iyo minsi naje kwiyumvamo ko ubuzima bwanjye buri mu biganza byanjye. Mbese nk'aya nkuru y'umusaza twavuze, nza gusanga ko ikizambaho cyose kiri mu biganza byanjye. Nta n'umwe washoboraga kukinkorera uretse igihe ubwanjye nyiracyo. Akaba aribwo nicaye ngakora amahitamo ngendeye ku cyo nifuza kugeraho mu buzima bwanjye. Uburyo bwiza cyane bwo gutegura ejo hazaza ni ukubyiremamo. Buri wese yifuza kunezerwa, ubuzima bwiza, kumenyekana, uburumbuke ndetse n'intsinzi mu byo akora byose. Ariko inzira imwe rukumbi yo kugera ku byiza bishoboka ni icyizere cy'ejo hazaza hawe ubwawe. Inkuru nziza nuko nta yandi mahirwe cyangwa uburyo bwo gukabya inzozi n'intego zawe kurenza ayo ufite uyu munsi. Intego yawe nyamukuru mu buzima yagombye kuba ari iyo gukoresha amahirwe yose uhabwa na buri kintu kikugaragiye. Njyewe mu buzima bwanjye nifuzaga kuba umukire, akaba aribwo natangiye ubucuruzi bwanjye n'amafaranga 5,000 y'u Rwanda. Ayo ni amafaranga nari narizigamiye nyasaguye ku mafaranga y'ishuri.
maze kuyashora muri ubwo bucuruzi mu gihe gito nari ngeze kuri miliyoni, kandi icyo gihe miliyoni yari amafaranga menshi. Nakize ndi umwana ariko ntazi agaciro k'amafaranga. Ubwo ntangira kwiryohereza ubuzima nk'undi musore wese wabonye amafaranga, nkaba rero narayakoresheje nabi, mu by'ukuri ntacyo yamariye. Hashize igihe gito amashuri aratangira, mpita mpagarika ubucuruzi nkonye gukomeza kwiga mu rwunge rw'amashuri rw'Ibyumba muri groupe scolaire de la salle de Byumba. Niga ntiyigishije, ariko mu biruhuko nasubiraga mu bucuruzi bwanjye. Ni bake mu bo twiganye bari bazi ibyo nkora, nacishaga make ngatekereza kure. Muri iki gitabo ndakwereka ukuntu ushobora kugera ku byo ushaka, ukava mu bukene, ukubaka ubukungu bwawe, ukagira ubuzima bwiza. Kandi ndaguha bumwe mu buryo abandi bakoresha cyangwa babigenje ngo bave mu bukene. Muri iki gitabo ndakwereka ko Imana idashaka kuba umukene, kuko Imana igukunda urukundo rungana n'urw'abandi. Si wowe wenyine Imana yaremye, kandi Imana yaduhaye ibintu bingana. Uti gute? Ibi ndabikwereka. Ufite ubwonko mu mutwe kandi ufite ibirenge mu nkweto zawe. Ushobora kwiganisha aho ushaka hose kandi wihitiyemo. Uzi icyo uzi kandi ni wowe uzihitiramo aho ujya. Ndifuza ko ugomba kumenya gutandukanya ingamba ufata ku giti cyawe n'ingamba Imana igufatira. Mu isi yacu hari ibyiciro by'abantu babiri by'ingenzi: nyamwete na ntamwete. Aha ndavuga abashishikara n'abatita ku bintu. Ba nyamwete cyangwa se abo nakwita indashyikirwa ni bake. Ni abantu kandi bakunze kutishyira hejuru, ariko bakaba ibihangange, bakaba ibikomerezwa ndetse n'ibyamamara ahantu hose. Ni abantu rero bafata ubuzima bwabo mu maboko yabo, bakora ibintu bidasanzwe, barimenya, bakemera kubazwa ibyabo n'ibibivamo, batinyuka guhangana n'ingaruka z'ibitizewe neza. Ngaho rero iyo wemeye kwiremamo ejo hazaza hawe, uba winjiye muri abo banyamuke, ugahita ufata iya mbere ku rugamba rw'ubuzima bwawe. Benshi muri twe barasana ba ntamwete mu mikorere yabo, bahora bifuza kandi bizeye ko hari icyiza kizababaho. Bagakina urusimbi n'iya mikino y'amahirwe, bakareba video budatuza, bakumva amaradiyo, bakiyahuza inzoga, ariko ntibatuze kwiganyira ku buryo babayeho. Bumva nabo bahirwa, ariko ntibagira icyo bakora nk'ibyo abandi bakoze ngo bagere ku byo bagezeho. Biberaho nk'umuntu utegereje imodoka ku muhanda zitanyuramo. Iyo bigeze ku cyumweru, abenshi basanga bateza amaboko, basakuza cyane bati Mana ngirira impuhwe, umbabarire mve muri ubu bukene, nkura muri ibi bibazo. Ubundi yarangiza akerekeza muri bwa buzima bwe. Ibyo akabikora umunsi ku wundi. Ese wowe ubaye uri Imana, uyu muntu wamugenza ute? Icyizere ntabwo ari amayeri yo gutsinda. Ubuzima bwawe burahenze kandi burakomeye ku buryo utabwubakira mu mahirwe n'umugisha. Inshingano yawe nyamukuru ni ukuyobora ejo hazaza hawe no kugena ishusho y'uko uzaba. Intego yawe yakabaye kugira icyo ukora kizima ku buzima bwawe. Nkimenya ibyo nagenze amahanga, nagiye muri Aziya, njya mu Burayi, Afurika, mpindagura imirimo ijyanye n'ubucuruzi. Nakoze nk'umugishwa nama, umwe bita umukonsulta mu ndimi z'amahanga cyangwa se ushinzwe amasoko. Yewe nageze n'igihe nkora nk'ushinzwe imitangire ya serivisi. Muri ibyo bigo nakozemo nungutse byinshi bijyanye no guhirwa n'ibikorwa by'ishoramari ndetse n'ubuzima bwite bwa muntu. Nibyo rero ngira ngo mbasangize ibitekerezo byiza nasanze byabafasha kwiremamo ejo hazaza habakwiye kandi mwifuza. Bafitiye inkuru nziza. Ndemeza ko buri wese uzasoma cyangwa kumva iki gitabo akakigira icye, akagisoma cyangwa akacyumva bihagije, inyungu ze zizikuba kabiri. Kuri jye kandi ubwikube bw'inyungu si cyo kibazo. Ikibazo uzabigeraho mu gihe kingana iki cyangwa mu gihe gito gishoboka. Ubu rero ni wowe shoferi. Kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko ubushake bwawe bwo gutsinda bwaruta kuri ubwoba bwo gutsindwa. Niba umeze nkanjye, ntiwihanganire kubona igisubizo bitinze. Ukimara kwiyemeza gukora ikintu gishya cyangwa se kidasanzwe, cyane cyane cyerekeye ubuzima bw'ejo hazaza hawe, ugomba gushaka kubigeraho vuba bishoboka. Ibyo nibyo kandi niko byakagombye kugenda. Muri iki gitabo ndakwereka ukuntu ari wowe uri kuri vola y'ubuzima bwawe, n'uburyo wagera ku ntego yawe byihuse utigeze utekerezaho bibaho. Ndakwereka ibyashobotse n'inzira zagaragaweho umusaruro ku bazikoresheje. Ndaguha uburyo cyangwa se tekinike zihambaye utaruzi kandi bukoreshwa mu guteza imbere umuntu cyangwa se umwuga. Nabwo bukoreshwa n'abantu biteza imbere muri gahunda iyo ari yo yose. Ndakwigisha kandi uko abandi mu bindi bihugu byateye imbere batekereza n'uburyo bubaka ubucuruzi bwabo. Ndagukangurira rero kuza tugafatanya muri uru rugendo rwo kuvumbura no gukoresha ubushobozi bwawe ufite ariko utaruzi. Fata umwanzuro aka kanya wo kwiremamo ejo hazaza hawe. Niba ushonje ushaka amafi, njye ntago nzaguha ifi, ahubwo ndakwigisha uko uzajya kuyirobera kandi uroba guhaza igihe kinini kandi nawe uzabyigisha abandi. Uwitwa Dalai Lama ati ibyishimo n'umunezero ntubisanga biteguye, ahubwo biva mu bikorwa byawe.
Ikibazo gikunze kwibazwa mu bakurikirana iby'ityazabwenge ni ukumenya uburyo umuntu yabaho yishimye. Abantu benshi b'ibihe byose bahora bashaka igisubizo kuri icyo kibazo. Niba rero ubasha kwibaza iki kibazo ukanakibonera igisubizo nyacyo ubwawe, niryo fatizo ku kikubaho cyose n'ibyo ugeraho byose. Guta igihe mu buzima ni nko kwihatira kurira urwego rw'intsinzi kandi rwegetse ku rukuta rujegajega, cyangwa se guhonda urukuta ngo rube urugi. Nagenze amahanga mpura n'abantu banyuranye, ari nako nakoraga imirimo inyuranye, kuko nabonaga ko icy'ingenzi ari ukuba ufite icyo ukora. Ntangira kwikorera ku giti cyanjye, nakomangaga ahantu hose, ngacuruza iki nkajya kuri kiriya. Ngowe n'ubuzima, ariko umunsi umwe nza gukora ikintu kimwe gihindura ubuzima bwanjye. Kwigira ku nzobere cyangwa inararibonye. Umugabo umwe witwa Mr. Lee uturuka mu gihugu cya Korea yari umuyobozi w'ikigo gikora amatara yo mu nzu. Twabaye inshuti zikomeye, ndetse nanjye naje guhagarara ikigo cy'Abashinwa cyakoraga amatara yo mu nzu ndetse no mu mihanda. Igitangaje ni uko Mr. Lee yagurishaga inshuro 5 z'ibyo nagurishaga. Naramwegereye mubazanye igishyika nti n'icyo ukora ntakora. Urumva yagurishaga ikintu kimwe mu mujyi umwe benshi bakunze kwita Canton, ariko ubusanzwe witwa Guangzhou. Yabigurishaga ku giciro kimwe, abakiriya bamwe kandi nabo duhanganye ku isoko ari bamwe. Nsubiramo nti ukora iki ntakora. Turicarana abanza kumbaza uko nge ngurisha n'umusaruro nkuramo. Ndamutekerereza, nyuma nawe ambwira uko abigenza. Yansobanurira akamaro ko kubaza ibibazo no kumva ibyifuzo nyabyo by'abantu mbere yo gutangira kugurisha icyo ari cyo cyose. Ubwo anyereka n'uburyo bwiza bwo kwereka umuguzi runaka ko igicuruzwa cyanjye cyamubera cyiza nkimutakira. Ambwira bimwe mu bisubizo biboneye bikunze kwibazwa n'abaguzi, nuko nabaza umuguzi mufasha gufata umwanzuro wo kugura. Nza kwibuka ko mu kazi yakoraga mbere yahuguwe mu bijyanye no kugurisha by'umwuga. Yarazi neza uburyo bw'imigurishirize, none akaba ari byo yakoreshaga mu byo agurisha. Yaje gusanga kugurisha ari nko kunyonga igare cyangwa se gutwara imodoka. Igihe wabimenye byakoreshwa no ku kindi gicuruzwa, akazi cyangwa se uruganda, kandi bikagenda neza. Iri hame ryancengeye nk'umwambi mu rutugu, kandi ryahinduye ubuzima bwanjye bidasanzwe. Mu byo nakoraga byose, guhirwa no gutsindwa byabaga bifite impamvu, ariko icyo nari nkeneye ni ukumenya buryo ki abandi babigeragaho, ndetse no kumenya niba nkora nk'uko bakora. Iri ni ryo tegeko rya mbere. Niba ukora ibyo abandi bashoboye, nta cyakubuza kugera ku byo bagezeho. Iyo udakoze uko bakora, ntacyo uzageraho bikoroheye. Njye rero nari mu nzira yabyo. Mu mirimo myinshi nakoze uko natangiraga igishya, narashikamaga nkiga ibijyanye nacyo, noneho ngashyira mu bikorwa kugeza mbonye umusaruro ungana cyangwa se urenze kuba bambanjije bagezeho. Ikibazo nyamukuru ni iki: kumenya icyo utangiriraho. Ntangira kwigira hejuru, natangiye kwibaza ikindi kibazo nti kuki bamwe bagira ibyo bageraho kurusha abandi? Mbese kuki hari abafite amafaranga menshi, imirimo myiza, imiryango inezerewe, ubuzima bwiza, abandi ari ashwi? Kuki hari abahindagura amamodoka, bakambara neza, bakaba mu mazu meza, bafite amafaranga mu rugo no mu mabanki, barira mu buriro buhenze, baruhukira ahantu heza hose bashaka, batembera, mbese baryohewe mu buzima? Kuki? Igisubizo nahawe n'abantu batandukanye nuko abantu baba ari abanyamugisha, bataravutse nk'abandi. Ko n'ubusanzwe abantu bavuga ko byinshi babigeraho kubw'umugisha, ariko jye sinemeranya nabo, kuko abantu batangirira ku busa bakagira icyo bageraho, burya si kubw'umugisha. Niba abantu bakora ubutaruhuka, barize bakaminuza, bakajya mu myanya ikomeye kubw'ubwenge, imyitwarire n'ubwitange, ibyo twabyita umugisha. Ubusa abantu bava mu byaro bakajya mu mujyi, ugasanga ariko nta nshuti, nta bumenyi, nta faranga, habe n'urupfusha, nta buryo, ariko bakagira icyo bigezaho. Abo tubita abanyamugisha. Tuvuge se ko bariya batangiriye ku busa ariko kubw'imikorere yabo bagatunga ibya mirenge, hari abanyamugisha? Kurya mbona igisubizo atari cyo. Dusubije amaso inyuma hagana mu 1900, abakire bari bangahe mu Rwanda? Twagera mu 1960, mu myaka ya 1990 ndetse no mu 2016 abakire bagenda biyongera. Mu 2030 ubwo hazaba hari benshi cyane, kandi nawe wabubamo uramutse ubishatse. Turebe gato mu mateka. Mu mwaka wa 350 mbere ya Yezu, Aristote yashyize ahagaragara itegeko ryaje kuba ifatizo ry'ityazabwenge ry'abazungu cyangwa se imitekerereze y'abazungu. Muri icyo gihe benshi bari bacyemera imana nyinshi zabaga mu misozi ya Olympe, arizo bose bakeshaga kubaho: indabo, ibiti, amabuye ndetse n'abantu. Uyu mugereki rero mu kuvumbura iri hame rye yavuze ko tuba mu isi ifite gahunda igendera ku mategeko adahindagurika.
ashimangira ko nta kabura imvano kibaho cyose kigira impamvu igitera, twaba tuzi cyangwa tutazi amategeko abiri inyuma. Kandi abasekuru bacu nabo barabivuze bati nta kabura imvano. Icyo rero niryo hame nakwita impamvu cyangwa se ingaruka, akaba ari bwo buryo dusobanura ibibera ku isi. Nyamara muri icyo gihe cya Aristote icyo cyari igitekerezo cyiza n'inkunga mu mitekerereze n'imyumvire y'icyazabwenge. Byanafashije n'abandi bahanga mu mitekerereze y'icyo kinyejana cyose, kugeza no muri iyi myaka bivuga ko ibitekerezo by'abanyaburayi byari bishingiye kuri Aristote. Muri make iryo tegeko rivuga ko nta kabuza ikiba cyose kiba mu buzima bwawe gifite impamvu yagiteye, imwe cyangwa se nyinshi, wayimenya utayimenya, ubyemera utabyemera, nta kiba ku mahirwe. Iryo tegeko rivuga ko icyo ushaka cyose wakibona, ariko ugomba kwegera undi waba warabigezeho mbere yawe. Nanone ukitwara uko yabyitwayemo, ukagira ubwitonzi bwo kudahubuka, ugakora uko yakoze kugeza ubigezeho. Ibi byose birashoboka kubikora kandi unafite ubushobozi bwo kubyikorera ku giti cyawe. None ubwo ikidasanzwe ni iki?